Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru itangaje yabereye muri Ukraine, aho akaba ikaze abasirikare babiri ba Ukraine bakoreye ubukwe ku rugamba, bafashe imbunda. Nongeye kubaha ikaze nanone. Umukobwa usanzwe ari mudahusha wa Ukraine uzwi nka Joanna of Arc wa Ukraine yashyingiranwe n'umugabo we bari ku rugamba bahanganyemo ya sniper uzwi cyane Evenia Emeradi ufite imyaka 31 yasangije ubukwe bwe tunganye abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yongera ko havutse umuryango mushya wo gukunda igihugu. Ubukwe bwe bwabaye ku munsi w'ikiruhuko rusange kizwi ku izina rya Defendant Day, icyabaye mu weekend kandi aba ari umunsi udasanzwe muri Ukraine wo guha icyubahiro abahoze mu gisirikare cya Ukraine. Aba bashyingiranwe bari ku murongo w'imbere ku rugamba mu karere ka Kharkiv. Batangiye kuva igitero cy'Urusiya cyatangira muri Gashyantare. Aba bashakanye bahuye bwa mbere nyuma gato y'uko Putin akabye igitero simusiga. Emeradi atangaza ko bemeranije kubana muri Kanama nyuma y'amezi make bahuye. Uyu mugore yanditse kuri Instagram ye ati uyu munsi nabaye umugore w'umusirikare, byabereye ku rugamba, sinshobora kwiyumvisha ubukwe bwiza nk'ubu ngubu. Wumva ko buri munsi ushobora kuba uwa nyuma kandi ntidushaka guhagarika ubuzima. Ni umunsi udasanzwe, ibiruko byinshi. Ndashaka gushimira abasirikare bose icyubahiro ku ntwari. Nishimiye umukunzi wanjye kuko uyu munsi ni isabukuru ye, ubu ntazigera yibagirwa isabukuru y'ubukwe bwiwe.